ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kuncungura. Ese uruzi yuko Imana yagukuyeho urubanza rw'ibyaha kubw'urupfu n'izuka bya Yesu? Kurikira ikiganiro Ijuru ntirikorerwa kuri Fine FM 93 n'igice kimwe buri wa kane guhera saa 12 z'umugoroba kugeza saa 1, no ku cyumweru guhera saa 1 z'umugoroba kugeza saa 2. Ntucikwe kuri 93 n'igice kimwe Fine FM mu kiganiro Ijuru ntirikorerwa. Simfite icyo naguha, nizeye umusaraba uwo wapfiriyeho, niwo njyaniringira. Turabasuhuje nshuti bavandimwe muduteze amatwi mu kiganiro Ijuru ntirikorerwa. Muratwihanganira dutangiye dukererewe iminota irenga 5 yose kubera ibibazo bya tekinike. Nge muvugana ndi Emile&Frederick. Dushimishijwe no kongera kuganira namwe ijambo ry'ubutumwa bwiza rikora umuntu mu rupfu rikamugeza mu bugingo buhoraho. Tubabwira uburyo cy'ijuru ridakorerwa, tubabwira impamvu ridakorerwa, ariko tubabwira n'uburyo mwaribona mubikesha umurimo wabereye Karuvari. Nkuko bisanzwe rero ntabwo ndi njyenyine hano muri studio za Fine FM, ndi kumwe n'umuvandimwe tugiye gufatikanya kubasangiza ijambo ry'ubutumwa bwiza. Nawe agiye kubibwira dukomeze ikiganiro. Karibu muvandimwe. Urakoze cyane muvandimwe Frederick kwikaza umpaye mu kiganiro. Yego. Hanyuma kubakurikiye Fine FM aka kanya cyangwa se no kubazakurikira iki kiganiro. Yego. Biciye mu bundi buryo dukoresha bwo gusangiza abantu ibiganiro byatambutse, tubicisha ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Yego. Ngewe ubaganiriza nitwa Emile&Frederick, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, nkaba nejejwe cyane no gusangira n'abatwumva ikiganiro cy'ubutumwa bwiza uyu munsi. Nkaba nshimiye cyane n'Imana kandi yatanze ubu buryo kugira ngo mwayo masaha tube turi kuganira n'abatwumva ndetse n'abazatwumva, kubera ko iyo bitaba ubushake bw'Imana ibi byose ntabwo byari gukunda. Amen. Ubwo rero turakomeza kubana mu iki kiganiro, twese tutegerezanyije amatsiko iby'Imana iza gukomeza kuduhereza. Imana ishima. Amen. Muvandimwe, Imana nyine dukomeje kuyishimira cyane ko yatugiriye ubuntu ikadukiza muri Kristo Yesu. Ariko nkuko yadukijije ni nako ikomeza gukiza abari mu isi bose, ndetse n'abaduteza amatwi mu kiganiro Ijuru ntirikorerwa. Nkuko n'ubundi tubizi ibintu byose bigirwa ukuri n'ijambo ry'Imana. Nibyo. Nta kiruta ijambo ry'Imana. Nibyo rwose. Kuko Imana niyo kuri yonyine. Yego yego. Ntekereza ko rero twanasangira n'abadukurikiye ijambo ry'Imana kugira ngo twese nyine dukomeze kumva icyo Imana yakoreye mwene muntu biciye muri Kristo Yesu. Nibyo. Twasoma mu Ivanjiri nkuko yanditswe na Luka. Yego. Hano mfite Bibiliya ntagatifu. Ubwo nawe muvandimwe uraza kureba ikindi kinyarwanda. Yego. Ni umutwe wa mbere, turahera ku murongo wa 67 tugere ku murongo wa 69 nako wa 77. Yego. Twihutisha. Umurongo wa 69 uragira uti 67. Yego. Uravuga ngo nuko se Zakariya yuzura Roho Mutagatifu, ahanura avuga ati nihasingizwe Nyagasani Imana ya Isirayeli, kuko yasuye umuryango we kandi akawukiza. Yatugobotoye ububasha budukiza mu nzu ya Dawidi abagaragu be, umugaragu we, nkuko abahanuzi be batagatifu bari barabitumenyesheje kuva kera. Koko azadukiza abanzi bacu
akatugobotora mu nzara z'abatwanga bose. Yagiriye impuhwe ababyeyi bacu maze yibuka isezerano rye ritagatifu. Ya ndahiro yarahiye Aburahamu umubyeyi wacu avuga ko namara kutugobotora mu maboko y'abanzi bacu azaduha kumukorera ntacyo twikanga, turangwa n'ubuyoboke hamwe n'ubutungane iminsi yose yo kubaho kwacu. nawe rero nawe rero wakanawe uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuko azabanziriza Nyagasani ngo amutegurire amayira, akamenyesha umuryango we umukiro, bazakesha kubabarirwa ibyaha byabo. Koko akamenyesha umuryango umukiro bazakesha kubabarirwa ibyaha byabo. Koko Imana yacu igira impuhwe zihebuje, ari nazo zatumye zuba rirashe amanuka mu ijuru aje kudusarura, akabonekera abari batuye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, kugira ngo atuyobore mu nzira y'amahoro. Amen. Ngira ngo wakomeje wageze kuri 79. Yego nibyo. Muri Bibiliya yera nge niyo mfite. Yego. Haranditse ngo Zakariya yuzuzwa umwuka wera, arahanura ati umwami ahimbazwe, Imana y'Abisirayeli, kuko igendereye abantu bayo ikabacungura, kandi iduhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu y'umugaragu wayo Dawidi, nk'uko yavugiye mu kanwa k'abera bayo bahanuraga uhereye kera kose, kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwanga bose, kugirira abasogokuruza imbabazi no kwibuka isezerano ryayo ryera, indahiro yarahiye sogokuruza Aburahamu ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga tudatinya, turabera dukiranuka imbere yayo iminsi yacu yose. Amen. Kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Amen. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwo uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru, ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana himbazwe. Turashimiye cyane kuri iyi vanjiri ntagatifu, cyangwa se kuri iri jambo ry'ubutumwa bwiza. Yego rwose. Aho nyine Zakariya yarari gushima Imana. Yego. Ko yari yamweretse nyine ukuri kwayo. Yego. Uyu ni Zakariya nk'uko abadukurikiye babizi, ise wa Yohana umubatiza. Yego. Yohana umubatiza yari yarahanuwe ko azaba integuza ya Nyagasani Yesu Kristo, akamubanziriza akamutegurira inzira. Yego. Ariko nakunze cyane kuri uyu murongo nongeye kuvugaho gato. Kuri uyu murongo wa 70 ngo nk'uko abahanuzi be batagatifu bari barabitumenyesheje kuva kera. Yego. Nyine umuntu wemerewe kuvuga inkuru nziza cyangwa se ijambo ry'ubutumwa bwiza akwiriye kubanza kuba ari umutagatifu. Ubwo umuntu wese utari umutagatifu, kuko mu mutima arimwo biba, ntabwo yemerewe kugira ikintu avuga ku byerekeye Imana. Kuko kugira ngo Imana nyine mu by'ukuri ivugire mu muntu nuko ibanza kumukiza, yamara kumukiza ikabona nyine kwigaragariza muri we. Ubwo muvandimwe n'ibyo tubwira abantu ntabwo ari ibyacu, ntabwo biva mu bwenge bwacu, ntabwo biva mu byo twize, ahubwo ni Imana ubwayo ituye muri twebwe, bivugira muri twebwe, niba ivugana n'inshuti zacu zitwumva mu kiganiro ijuru ntirikorerwa. Banavuze rero ngo nyine yagombaga kudukiza amaboko y'abanzi bacu, ariko badukurikiye mu by'ukuri nta mwanzi mu by'ukuri n'umwe bafite, uwo ari we wese na wa wundi witwa ko yaba yarakugiriye nabi, burya ntabwo ari umwanzi wawe, ahubwo umwanzi w'abantu bose aho bava bakagera n'umwe ni Satani. ngo azadukiza amaboko
y'abanzi bacu. Yego. Ubwo muvandimwe bivuze ko umuntu atandukana n'Imana yagiye mu maboko ya Satani. Nibyo. Maze kugera mu maboko ya Satani nta buryo bwo kwigobotora iyo ngoyi yari afite. Yego. Niyo mpamvu navuga ngo umuntu yari agiye mu ngoyi ntigobotorwa. Nibyo. Akeneye ko haboneka umutabazi uza kumukura muri ayo maboko. Nibyo. Birumvikana neza ko umuntu atandukanye n'Imana yagiye muri aya maboko y'abanzi bacu cyangwa y'umwanzi wacu ari we Satani. Yego. Umuntu abumwuka umwe na Satani mu buryo bwuzuye. Yego. Atandukana n'Imana naho yagiye. Yego. Nta kindi rero yajyaga gukora kugira ngo yikize uko kuntu yabaye. Yego. Niyo mpamvu umuntu adashobora kwikiza ahubwo akenera umukiza. Abadukurikiye mu kiganiro ijuru ntirikorerwa bajye bamenya ko impamvu ijuru ridakorerwa ni uko umuntu amaboko yaguyemo adashobora kuyikuramo. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe. Kamboneraho gusuhuza bene data badukurikiye aka kanya cyangwa se n'abazadukurikira, kubera ko abatagatifu barahari mu isi yose. Mu Rwanda barahari, ariko no mu bindi bihugu turabafite bene data, abo tuzi n'abo tutazi. Yego. Uzumva iki kiganiro cyose rero ndamusuhuje. Ndamusuhuje cyane. Kandi mwifuriza kugubwa neza muri Kristo Yesu. Nibyo muvandi. Ariko nashimira abateze amatwi ikiganiro bose, abakunzi b'ubutumwa bwiza. Ndabashimiye cyane ko mwafashe umwanya kugira ngo mudukurikire. Yego. Hari byinshi byari kubarangaza cyangwa byari kubatwara, isi ifite byinshi cyane bitwara abantu. Ariko ubwo mwafashe umwanya w'isaha imwe kugira ngo tubane mu kiganiro, namwe ndabashimiye. Atari aka kanya gusa, n'abazadukurikira kera bakazumva iki kiganiro, mbashimiye umwanya baha ijambo ry'Imana. Amen. Aya magambo rero ni meza cyane. Yego muvandi. Ni meza, amagambo yavuzwe na Zakariya. Hari aho yavuze ngo nk'uko Imana yavugiye mu kanwa k'abahanuzi bayo bera. Iri jambo rirakomeye, nayo warigarutseho mwene data. Bivuze ngo abahanuzi Imana ifite cyangwa se yari ifite ni abahanuzi bera. Amen. Ni nabo bavugaga iby'Imana ishaka. Yego rwose. Kuri ubu umuntu wese aridumbukiza ngo ni umuhanuzi. Ubyutse ejo akavuga ati nanjye ndi umuhanuzi, akatangira kubwira abantu Imana ibahaye visa, Imana ibahaye inzu muri Kigali, Imana ibahaye urubyaro, Imana ibahaye urushako, Imana ibahaye akazi n'ibindi byinshi. Ariko abahanuzi b'Imana bera si ibyo bahanuraga. Ntabwo ari ibyo. Zakariya yagaragaje icyo abahanuzi bera bahanuraga. Amen. Bahanuraga kuza k'umukiza w'abari mu isi. Amen. Ari gushimira Imana, yashimiraga Imana uburyo yibutsa abantu. Ikifuza gucungura abantu y'ubwayo. Ariko kikaba kitari ikintu cyadutse, ahubwo ni ibintu yari yaravuze uhereye kera ikoresheje abo bahanuzi bayo, ariko bera. Hano bavuze mu Kinyarwanda cya Bibiliya ntagatifu ngo ni abahanuzi batanu. Amen. Ubwo ndashaka kuvuga ngo wowe ubeshya abantu kuri umuhanuzi, nawe babeshya ngo baraguhanurira. Ese ni bande? Yego. Ese koko barera? Ibyo baguhanurira ni ibi. Byose ni ibiki? Ko abahanuzi bera bafite ibyo bahanura. Amen. bahanuraga Kristo uzaza agacungura abari mu isi. Ukubwira visa yo kujya mu Burayi aho kubanza unitonde. Ubundi se mu Burayi ukeneye ugiye kurwana z'intambara yo muri Ukraine. Bigaragaza ko nta n'ahantu mu by'ukuri hari amahoro mu isi. Yego rwose. Nubwo Burayi abantu bavuga bose bashegera kujyamo, bigaragara ko nayo intambara naho zirahari. Sibyo? Nabo babuza aho bari. Nabo babuza aho bahungira. Abo rero naba hano ngo Zakariya yuzuye umwuka wera nawe arahanura. Amen. Sibyo? Yego. Avuga ibyo gucungurwa kw'abari mu isi. Avuga iby'umukiza w'abari mu isi. Undi we yuzuye umwuka w'isi nawe arahanura, ariko ahanura visa, ahanura passport, ahanura inzu, ahanura imodoka, ngibyo urushako, igikundiro, ngibyo ibintu abahanuzi b'isi nabo bahanura. Ariko abo si abahanuzi b'Imana, si abahanuzi bera. Abahanuzi bera umva icyo bahanuraga n'icyo ngicyo. Yego. Bahanuraga kuza k'umukiza w'abari mu isi, kuza k'umucunguzi w'abari mu isi. Yego. Ikindi bahanuraga yamaze kuza. Uyu munsi natwe turatangaza ibyo abahanuzi bahanuye uhereye. Bibiliya ivuga ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa ndetse niyo mpamvu twubatse kuri urwo rufatiro. Turimo turavuga turajya mu mujyi umwe n'abahanuzi bera b'Imana bahanuye umucunguzi wagombaga kuza agacungura abari mu isi. Uwo yamaze kuza rero. Ntitumuvuga nk'abamuhanura noneho. Ahubwo turavuga ibyo abahanuzi bahanuye uhereye kera bikaba byaramaze gusohora. Amen.
sibyo nibyo muvandi ngo Imana nimara kudukiza amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga tudatinya turi abera muvandi abatagatifu nusenga Imana akwiriye kumvikana nibyo ni uwera ni umukiranutsi ni umutagatifu ubu niba Imana yumva sibyo umunyabyaha isengesho ry'umunyabyaha biravuga ngo ngo ni ikizira ni icyaha mu yandi magambo ni icyaha cyongerewe ku bindi sibyo ariko nivugiraga iki nivugiraga abahanuzi bera batandukanye n'abahanuzi b'isi bateye muri iki gihe sibyo abo bahanuzi si Imana yabatumye icyo Imana yatumye ku bantu kwari ugutangariza abantu ko yenda kohereza umucunguzi w'abari mu isi ari we Yesu Kristo amen agakiza abantu amaboko ya satani wari waratwigaruriye nk'uko wabivuze umuntu atandukanye n'Imana yagiye mu maboko ya satani ariko Yesu yaje ngo aje gucungura uwo muntu sibyo aje gutabara uwo muntu utari kubasha kwikiza utari kwigobotora mwayo maboko sibyo aza noneho kugira ngo aducungure atugarurire Imana data wa twese amen sibyo ariko Freddy umuntu yakwibaza ngo yaducunguye ate sibyo kubera ko mu by'ibyaha ari urupfu Yesu yagombaga kujya mu rupfu twari twarakatiwe sibyo yagiye mu mwanya wacu ngo Imana ngo igendereye abantu kugira ngo ibacungure sibyo Yesu yaraje gucungura wa muntu wagombaga kuzajya mu muriro utazima nibyo rwose kugira rero ngo ubutabera bw'Imana bwubahirizwe nuko uwo muntu igihano cye cyose umucunguzi we yagombaga kugira ute yagombaga kugihanwa mu by'ukuri rero Yesu kuducungura byumvikane nuko yahanwe igihano twagombaga guhanwa kandi cyose amen aho niho rero umuntu wamaze guhanirwa n'undi umuntu wamaze gucungurwa n'undi mu gihano niba ahinduka uwera imbere y'Imana akuweho urubanza rw'ibyaha kubera ko byamuvuyeho bikajya ku mucunguzi we nguwo umucunguzi aho naho urukundo rw'Imana rugaragarira uburyo Imana ubwayo yambaye umubiri kugira ngo izicungure wa muntu wayigomeye nitwe twagomye ariko irahindukiye nije kugira ute kuducungura iducunguye iterero kubera ko ari intabera yagomba gufata igihano cyacu cyose ikakishyiraho ikagihanwa muri Kristo Yesu hanyuma umwizeye agahinduka umukiranutsi mu maso y'Imana akajya yasenga Imana ari uwera mu maso y'Imana sibyo se uwamaze kuba uwera rero ababonye n'ijuru amen aho niho duhera tubwira abantu ko ijuru ridakorerwa sibyo nuko ikitugira bera si imirimo yacu iyo habonetse umucunguzi nuko ucungurwa yamaze kunanirwa noneho umucungura agakora ibyo we yasabwaga ariko bikabarwa kuwo yacunguraga igihano giduhesha amahoro rero cyagiye kuri nde kuri Kristo Yesu kugira ngo umuntu namwizera ahinduke umukiranutsi mu maso y'Imana ariko ubwabaye n'umuragwa w'iki w'ijuru amen bavuga rero noneho Zakariya avuga no kuri Yohana yaravuze ngo nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose kuko uzabanziriza umwami Imana kugira ngo utegure inzira ze utegure inzira za Yesu Kristo uteguza abantu ubinteguza Yesu Kristo ngo no kumenyesha abantu iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo amen icyo kintu kirakomeye cyane agakiza ni iki abantu benshi bavuga ko bamaze imyaka myinshi bakijijwe ariko se agakiza ni iki agakiza ni ukubabarirwa ibyaha amen sibyo Freddy yumvuze ngo narakijijwe noneho ndabyumva yego muvandimwe bavuze ngo narababariwe bavuze ngo nababari ibyaha byanjye nakuweho urubanza rw'ibyaha iteka ryose ubwo ni nacyo mba narakize nyine nakize kujya gihenomu nkuweho urubanza rw'ibyaha yego rwankatiraga kujya gihenomu ariko ndukuye Imana itarwirengagije ihannye umucunguzi wanjye hanyuma ngirambabarira amen ariko ihannye nde Yesu mu cyimbo cyanjye yababaye umubabaro twari kuzababara amen ubwo dusobanuye iki nanone dusobanuye agakiza icyo aricyo agakiza ni ukubabarirwa ibyaha wowe umuntu uvuga ko wakijijwe ariko ukaba wumva ukiri umunyabyaha rwose ntabwo urakizwa nditaye ku myaka umaze mu idini sibyo kuyoboka idini n'imihango bitandukanye no gukizwa agakizwa ni ukubabarirwa ibyaha aha ku murongo wa 77 niko hatubwiye sibyo ngo gukorera uko umuntu akizwa nawe uyu munsi wakizwa utitaye ku myaka wavugaga umaze mu idini yawe ukaba mu isi
ubanye n'Imana amahoro kandi uzi neza ngo nunapfa uzaba utashye iwanyu he mu ijuru. Imana ishima. Murakoze cyane muvandimwe. Nanjye natinze cyane kuri aka gakiza ko kubabarirwa ibyaha. Yego. Nyine abadukurikira inshuti zacu mu kiganiro ijuru ntirikorerwa. Yego. Babyiteho cyane. Yego. Nabo barara uyu munsi bararana umunezero muvandimwe w'aka gakiza ko kubabarirwa ibyaha. Ariko n'abajya bumva kubabarirwa ibyaha bajya bumvamo n'umubabaro. Yego. Umubabaro ukwiye kumvikanamo kandi uwo mubabaro ni Yesu Kristo wawubabaye. Igihano kigomba kumvikana. Nibyo. Kigomba kumvikana kuko nyine umuvandimwe Yesaya cyangwa Izayi ariko bivuga yaravuze ngo Uwiteka yaramubabaje rwose, ngo yaramushenjaguye, ngo ubw'ubugingo bwe bwitambyeho igitambo gikuraho ibyaha, ngo azabona urubyaro, ngo kandi azarama, ngo ubwo mu bise by'amaraso ye hazaboneka mu ishyanga rishima Imana. Ubwo no gushima Imana biva mu rubavu rw'amaraso Yesu yamennye. Umuntu ashima Imana ko atazarimbuka ku bwande ku bwa Yesu, ko yagizwe intungane mu maso y'Imana abikesha ko umubabaro yakabaye ababara ari Yesu wawubabaye. Muvandimwe, Kristo Yesu uretse no kubabara uyu mubabaro yanakozwe n'isoni. Isoni zari kuzadukora zo kujya mu muriro utazima ni Yesu Kristo zakoreye i Karuvari hehe ku musaraba. Yiyambuye umwambaro w'ubutungane arawutwambika, natwe yambara ubusa bwacu aribwo bunyacyaha bwacu arabuhanirwa, ariko bw'Imana yaduhaniye muri we muvandimwe. Amen. Nkaba rero nshimiye Imana cyane kubw'umugambi yateguye ukomeye wo gukiza abari mu isi. Amen. Ngo ni kubw'umutima w'imbabazi z'Imana yacu, ngo niyo byagomba gutuma umuseke udutambike. Amen. Umuseke waradutambikiye, agakiza karabonetse, imbabazi zaratanzwe. Ntabwo Imana ihora itubabarira kubera ko na Yesu ntahora atwishyurira, ahubwo Yesu yatwishyuriye rimwe, yishyura ibyaha byacu byose, ahanwa igihano cyacu cyuzuye kugira ngo tubabarirwe rimwe be bihagije iteka ryose. Mu Baheburayo 10:10 niko bavuga, aravuga ngo gushaka kw'Imana biri ko kwatumye twezwa tubeshejwe no kumera Yesu watanzwe rimwe gusa kugira ngo be bihagije iteka ryose. Mvuga ko nduwera, ko ndumukiranutsi, rero mba mvuze ko Imana yankuyeho urubanza rw'ibyaha byanjye byose ikarushira kuri Yesu Kristo, noneho nge ngahinduka umwere mu maso y'umucamanza utabera. Ntabwo Imana yirengagije ibyaha byanjye, ahubwo yabimpaniye byose muri Kristo Yesu, kugira ngo mbe nduwera uyu munsi, mbe ndumuziranenge uyu munsi, mbe nicaye mu isi ariko nzi neza ko iwacu ari mu ijuru. Wowe duteze amatwi rero ukaba wagendanaga urubanza rw'ibyaha, ukaba wumvaga Imana izaguhana cyangwa se izakurimbura mu yandi magambo, uyu munsi tugufitiye inkuru nziza yuko Yesu yaguhaniwe kandi akaguhanirwa mu buryo bwuzuye. Ni Imana yamwihaniye, yamushyikirije abamwica kubw'ibyaha byawe kugira ngo uyu munsi nubyizera igukureho urubanza. Ntabwo Imana yahana Yesu ngo nawe uhindukire iguhane, ntabwo byashoboka. Yabibaye umucamanza ariko ubera. Tugiye gutanga rero umwanya wo kugira ngo tuganire n'abakurikiye ikiganiro ijuru ntirikorerwa. Nibyo rwose. Turabaha nimero baza kugenda baduhamagaraho kugira ngo dusangire ibitekerezo. Iri ni ijambo ry'Imana kandi buri wese rifiteho uburenganzira. Ubwo rero umurongo waduhamagaraho ni 0788 42 57 kugira ngo ziroroshye ahari. 0788 yego 42 57 niyo baduhamagaraho, ubundi tukaganira. Nibyo muvandimwe. Bataranahamagara nyine batangiye guhamagara ariko Allo? Mwiriwe neza? Yego, witwa nde inshuti yacu, uherereye hehe? Kagero Felix. Yego, Kagero. Uherereye Felix? Uherereye he? Kicukiro. Yego, wafashijwe n'iki rero tuganirire? Nafashijwe n'izamu mwakiriye. Yego.
ndetse ko natwe turabijuru. aha Ngo munsi ke nanjye nongere gushyirana imbaraga zituye. Nanjye nongere ongera ijwi yagiye reka twakira abandi ntabwo gusa yavuze ko yafashijwe ariko ntitwumvishe neza icyamufashije. Fine FM alo muraho neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu nahimbazwe. Nitwa Justin ndi Nyamirambo. Yego Justin, murakoze kutugezaho ijambo ry'Imana kandi ryiza. Yego nungutse byinshi ku byo mwigishije. Yego numvise yuko Imana itandakariye. Yego rwose nibyo. Numvise yuko muri Kristo harimo Imana yinjiye nanjye. Yego cyangwa ibicumuro byanjye. Yego rwose Imana yishimye yuko yaduhaye igitambo cy'iteka. Yego kugira ngo tutazarimbuka. Amen. Juste ibyo bintu usanzwe se ubizi cyangwa ubyumvishe none? Narabyumvise. Yego ariko mu by'ukuri nsengera i Nyamirambo yitwa kwa Sultan Eric. Yego muramuzi? Ndahazi, ndahumva nuko ndahagera ariko ndahumva. Mu by'ukuri rero narinzi yuko ubutumwa bwiza wenda butaragwamenyekana hose. Yego ariko mu by'ukuri nanjye ndabararitse kugira ngo nimubona akanya muzarasimbukire. Yego muterane natwe ko twizera ubutumwa bwiza bwuzuye bwa Yesu Kristo. Yego urakoze cyane Justin, buriya nimero turaza kuziguha tuzanavugana mu gikari. Ariko niyo wayifata iyo wahamagayeho na saving wisavinge ni ya Emile, tuzakomeza kuvugana. Okay. Urakoze Justin, ibihe byiza. Namwe mukomeze ibihe byiza. Imana ishimwe cyane. Yego ishimwe rikomeye ni iri ngiri. Naho gushima urubyaro urushako nabyo ni byiza, ariko iyo washimye urubyaro, iyo umwana kunaniye ubwo urubyaro nyine ntiruba rukibaye ishimwe. Iyo washimye urushako, iyo mwashakanye munaniranwe, ubwo ryashimwe riba ritakaye, riba rigiye. Ariko turashima Imana ku bwa Yesu. Amen. Wadukuyeho urubanza rw'ibyaha akaduhesha ijuru. Amen. Tukaba turi mu isi tuzi neza ko turifite, tuzi neza ko tutazarimbuka. Abakurikiye Fine FM turi mu kiganiro ijuru ntirikorerwa, aho twarebaga amagambo meza cyane asobanura ko agakiza ari ukubabarirwa ibyaha. Turi no kubona ko abahanuzi Imana yakoranye nabo kuva kera n'abahanuzi bera cyangwa se abahanuzi batagatifu. Abandi bose bita abahanuzi banahanura iby'isi ntabwo ari abahanuzi bera, si abahanuzi b'Imana. Yohana bivuga mu rwandiko rwa mbere muri cyo cya 4 guhera ku munwa wa 4 yaravuze ngo abo n'abisi, naniho gituma bavuga iby'isi ngo abisi bakabumvira. Ariko twebweho turi ab'Imana, noneho uzi Imana ni nawe natwe twumvira. Amen. Tukaba tuvuga rero iby'ubugingo buhoraho. Ntabwo tubwira abantu rwose iby'isi. Iby'isi ni bishira, ni iby'akanya gato, kandi nta mahoro aturuka muri byo. Hano ku murongo twasorejeho ngo no kutuyobora mu nzira, kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Amen. Ibi bivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Umuntu agira amahoro ku Mana yabaye umukiranutsi, kandi nta yindi nzira yo kuba umukiranutsi cyangwa se uwera ni iyi ngiyi ica kuri Yesu Kristo. Amen. Ubwo rero amafaranga menshi wagira ntiyaguhesha amahoro. Oya, inzozi bajya bavuga ngo gukabya inzozi. Niyo wakabya inzozi, ibyo warose kuzageraho byose byo mwisuka bigeraho ntibyaguhesha amahoro. Inzira y'amahoro ni imwe gusa, nuko umuntu aba mu isi nta kibazo afitanye n'Imana, ariko abikesha Yesu. Gatwakire n'uyu duhamagaye. Fine FM alo. Amahoro abandi nta. Amahoro. Ndabasuhuje cyane. Yego turakwikirije muvandimwe. Ikindi Kicukiro. Yego. Beti Kicukiro. Yego. Imana ko ndi mwisi ariko ndizi neza ko mfite. Ongera ijwi kugira ngo n'abadukurikiye bumve ishimwe ryawe.
narindi kuvuga gutyo ni sawa noneho nshimiye Imana cyane ko ndi mwisi ariko mbizi neza ko mfite inzira atari ibintu nshidikanywaho yego hashingiye ko nariherewe muri Kristo Yesu ubwo nemeraga igikorwa yankoreye ku musaraba yego rero Imana nyine ishimwe ko ubunyabyaha bwacu bwose yabubaze kuri Kristo yego muvandimwe Betty wenda urugero rwumvikana cyane nahereza abantu bateze amatwi iki kiganiro yego iyo umuntu yakoze ibyaha bakamufunga yego wenda n'urugero bakamukatira igihano cy'imyaka runaka yego igihe kikagera cya gifungo cyose akagikora kikarangira yego agataha akagirwa umwere n'amategeko ko igihano kiwe yari ateganyirizwa kirangiye yego icyo gihe aba mu gihugu yisanzuye yego hashingiye ko noneho nta mategeko aba akimurega kuko igihano cyose aba yaragikoze yarakirangiye Betty wanyemerera nka kubaza akabazo aho ngaho yego iyo uganiriye n'abantu nk'iryo jambo uvuze cyangwa iryo shimwe ufite nk'icyo gihano uvuze ati narakatiwe imyaka runaka nkayirangiza hari igihe umuntu akwaza ngo none se wongeye ukagwa muri rya kosa cyangwa irindi kuko wari uvuze ati icyo gihe umuntu asigara yidegembya nta kibazo afitanye n'amategeko si byo ariko hari igihe umuntu akwaza ati none se nyuma byongeye agakora irindi kosa ntiyakongera agakurikiranwa umuntu nk'uwo umufitiye igihe gisubizo kuri iryo shimwe ryawe ufite umuntu nk'uwo wibaza ikibazo nk'icyo umufitiye ikihe gisubizo ntabwo ndi kubumva neza niba ari amanetiwake ni twe turakumva neza turakumva Betty mwarimu mbazije gute hari umuntu ukubaza ati none se tuvuge ko wakatiwe iyo myaka 25 ukayirangiza amategeko akakugira umwere ariko se wongeye ugakosa yavuyeho yagiye ni ikibazo abantu bajya bibaza ariko reka tuvuge ngo Yesu yatwishyuriye by'iteka ryose ndetse ntabwo yahaniwe ibyo twari twarakoze ahubwo yahaniwe abo turi bo icyo kintu kirakomeye abo turi kuko aza gupfa Freddy ntabwo Yesu yaje kumpanirwa naravutse mu buryo bw'umubiri sinari ndiho ariko yamaniwe nk'uzabaho kandi nk'uzakomoka kuri nde kuri Adamu w'umunyabyaha yamaniwe nk'uzavuka ndi umunyabyaha bityo yishiraho ubunyacyaha nimo mu bakora intuba 2:5 yavuga ngo yahindutse icyaha ubwo si detail ahubwo yahaniwe imbumbe y'icyaha nibyo rwose sibyo kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana ubwo rero abantu bashira impumbu ntabwo Yesu yatwitangiye by'igice niyo mpamvu ntazongera gupfa yatwitangiye rimwe n'Imana idukuraho urubanza rimwe kugira ngo bibe bihagije iteka ryose ni amakuru meza muvandimwe nyine ayo makuru niyo abatuye isi bakeneye bose iryo ni naryo banga ry'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu ariko ni nacyo abahanuzi bavuze nyine ubu turimo turunga mu buryo abahanuzi bera ariko nibyo erega muvandimwe mwene data Petero nawe yabigarutseho yavuze ngo abahanuzi bahanuye ibyako gakiza nibwo buhanuzi yego rwose ariko ni ubwiza buzayiheruka yego rwose ariko noneho na Yohana buriya araza nyine mu bahanuzi kubera ko urumva papa we abivuga Zakariya yaravuze ngo kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi wisumba byose byose uzabanziriza umwami uzabanziriza Kristo kugira ngo utunganye nawe yabonetse mbere ya Kristo ateguriza abantu nde Kristo urumva nawe yahanuraga kuza kwande kwa Yesu akiyita umuranga umuranga ariko Imana ishimwe yacanguye ibintu nibyo muvandimwe reka twakire uyu Fine FM allo ni beto garutse connection zaganiye ego ariko nashakaga kubwira abantu bateze amatwi yagiye ego ko bakwiriye gushyira impungenge ndetse bagashyira n'igishyika
yego kuko igihano twari duteganyirijwe Imana yakirangirije muri Kristo. aho niho twari turi kukubariza. Hari aho umuntu akubaza mu ivugabutumwa bakunda kubitubaza ati ariko niba tuvuge urangije igihano ngo rugero watanze niba ari igifungo wakatiwe ukakirangiza ese iyo usohotse muri gereza ukaba wakongera ugakosa ntiwongera ugakurikiranwa? Aho wenda naho byaba bitewe n'ahantu yumviye, ariko iyo tubyumviye mu buryo bwa mwuka wera nyine umuntu Nyagasani Yesu yahindutse umwera, yagizwe umwera n'igikorwa Yesu yakoze. Ubundi Yesu atira abantu ntabwo yadupfiye ibyaha twakoze kuko n'ubundi twari tutaranabaho. Ahubwo icyaha twakozwe n'umukurambere wacu Adamu. Icyo nicyo cyatumye tuvuka twarapfuye, kandi tuvuka turi abanyabyaha ku kigero cyuzuye. Ubwo urumva ko nta cyaha na kimwe twari twarakoze, ariko byatewe n'icyaha twakorewe muri Adamu. Rero ubwo bubi bwacu ndetse n'ubuzaza, ibyo bintu byose nibyo Yesu yishyizeho byose abikomatirije hamwe ntiyakuramo na kimwe. Betty ukiri aho maze igihe mba ahantu bagira ibiti by'indimu cyane. Bagira ibiti by'indimu. Indimu ibiti by'indimu. Allo? Oui. Allo? Turakumva neza. Twe turakumva? Yagiye hari. Allo? Turakumva neza? Nta kibazo, ishimwe ryawe ryumvikanye. Tugushimiye Imana, gubwa neza muri Kristo Yesu. Yego ndabasuye cyane bavandimwe, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Amahoro ku batagatifu bose. Freddy, ahantu maze igihe mba muri Rusizi, yego haba ibiti by'indimu byinshi. Yego hari izo bohereza hano i Kigali, ariko hari abashoramari bajya baturuka i Kigali. Yaza we yabona ufite ibiti, we akagura igiti. Yego we agura ibiti, akavuga ati ibi biti ndabiguze, uvuga ngo izizeraho zose ni izanjye. Siko bimeze, izeraho zose nzaza mpakire nzijyane, sibyo? None rero Yesu nawe adupfira, yapfiriye kamere yacu, yapfiriye ubunyacyaha bwacu. Muri make ni igiti n'imbuto zacyo zose aho ziva zikagera, sibyo? Abantu bajya babyumva neza, kuko ntahora dupfira, ntagahora atanga ikiguzi cy'ibyaha, ahubwo yagitanze rimwe kugira ngo bibagije iteka ryose. Urundi rugero rwiza ni urwa mituweli. Mituweli burya itangwa rimwe mu mwaka, siko bimeze? Ntabwo iyo umuntu arwaye kenshi mu mwaka bongera kumwishyuza indi mituweli. Nibyo bakwishyuza indi? Oya, ni rimwe. Nibabwete ko nawe wakabije kurwara urongera utange andi. Oya, warwara gake warwara kenshi ni ya mituweli ikomeza kugira ute? Gukora. Yesu nawe rero yitangira ubunyacyaha bwacu, yitangiye abo turi bo muri Adamu. Amen. Bivuga ngo ni kamere n'imbuto zayo zose, kugira ngo uyu munsi umuntu niyizera amenye ngo yahanaguweho urubanza rw'ibyaha bye byose ku bwande, ku bwa Yesu Kristo. Ikindi kibazo abantu bibaza aho ngaho, atese ubwo ntabwo umuntu yakwikorera ibyaha amaze kumenya ko yababariwe byose? Dore se ko ntanze urugero rwa mituweli. Ninde muntu ujya wirwaza, sibyo? Kubera akazi kafite mituweli. Ntawe ukunda kurwara. Cyangwa umuntu avuga ati igiye kurangira ntayikoresheje, tereka niteme wenda nk'urutoki kugira ngo ijye yagira agaciro, ngaruze amafaranga yanjye. Sibyo? Mu by'ukuri arega n'ibyo tubamo bya buri munsi bikwiriye kutwigisha, sibyo? Ahubwo reka mvuge ngo umuntu yizeye Yesu Kristo, kubera ko abagiye kunga ubumwe n'Imana nta nibwo yajya yabaho ubuzima bunezeza
Imana bunezeza Imana. nibyo muvandimwe. Yego rwose. Nibyo hano ku murongo wa 79 bana bisobanuye. Yego mwene data. Bavuze ngo akabonekera abari batuye mu mwijima. Yego. Ubwo nyine muri uko kubabonekera bamaze gukira kurimbuka. Ijuru bari bonye byarangiye. Yego. Ngo abantu bari batuye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu. Yadukijije kurimbuka. Yego. Abadukurikiye mu kiganiro ijuru ntirikorerwa, ikintu umuntu akizwa no kurimbuka muri Kristo Yesu. Ntuzajya uvuga ngo warakijijwe, ujye umenya ko nta kindi wakijijwe ari urupfu rw'iteka, utazarimbuka kubwa Yesu. Ako kantu gasobanura neza. Uravuga ikintu umuntu akizwa no kurimbuka muri, wabyumva nabi yagira ngo uravuze ngo umuntu arimbuka muri Kristo. Umuntu akizwa kurimbuka, nibyo abikijwe muri Kristo. Tugomba gusobanurira abantu ibintu bakabyumva. Nibyo mwene data. Muri we kuko niwe wari ufite ubutware bwo gupfa ariko akanazuka. Amen. Byasabye ko Imana iduhana ariko ikaduhanira muri we, ikibagirwa umuntu wa kera mu kuzuka kwa Yesu. Imana yaremye abandi twebwe bashya. Amen. Abakurikiye ikiganiro ntirikorerwa nubwo buryo Imana yagijije umuntu kandi yibagirwa umuntu we wa kera ubutazongera kumwibuka. Amen. Ni nako byanditswe bivuga ngo uyu muntu ari muri Yesu Kristo abari icyaremwe Abaroma 8:1 nuko bavuga. Nibyo muvana. Noneho bakomeje bavuga ngo kugira ngo atuyobore mu nzira y'amahoro. Amen. Ni ikintu gikomeye cyane. Amen. Amen. Iyo umuntu akize kurimbuka, hari abantu bajya batubaza ati se none ubwo twikorera ibyo twishakiye, ariko se ubundi nyine wakitura inabo wakugiriye neza, ntabwo byashoboka. Ntabwo waba uzi neza yakugiriye. Hari n'abadukurikira bafite ubutumwa bwiza mu bwenge, yego, mu mutwe bakaba bazi kubivuga uburyo Yesu yabaye icyaha ku bwacu kandi nta cyaha yigeze akora kugira ngo natwe tube intungane kubwe. Ibyo nabyo ni byiza cyane, tubashimira Imana. Ariko icyo Yesu yakoreye i Karuvari ku musaraba ni imbaraga ahubwo ihindura n'imibereho y'umuntu. Amen. Ubuzima bwe bugahinduka kuko bavuze ngo atuyobore mu nzira y'amahoro. Ubwo bivuze ngo Imana ikijije umuntu urupfu rw'iteka muri Kristo Yesu, ibimubyaye bwa kabiri tangira no kumuteza imico yayo nk'umwana wayo. Nibyo. Kandi urumva n'ubundi ibi byose bikorerwa mu mwijima. Nibyo. Kandi bavuze ngo nizuba rirashe. Nibyo. Nyine se ndiwumva ko noneho ajye yadukura mu mwijima akadushyira mu mucyo. Yego rwose. Mu mucyo rero hakorerwa nanone iby'umucyo. Nibyo. Ahubwo noneho n'ubundi ga umunyabyaha nani ukora ibyaha. Buri giti cyose cyera imbuto zacyo. Wera nani ukora ibyo kwera nanone cyangwa se ibyo gukiranuka. Hanyuma umunyabyaha nawe agakora ibyaha. Birababaje Freddy. Mwene data, birababaje ko umuntu avuga ngo ni umunyabyaha hakaba noneho nubisobanura neza kuvuga ngo kuri ubu n'igihe azapfira, ariko avuga ngo ari gukora imirimo yo gukiranuka. Biteye isoni. Ngambwira nawe wabisobanura ute uburyo umunyabyaha yakora imirimo yo gukiranuka? Nta soko mbiva mwamazi meza. Ahubwo umukiranutsi ni ukora ibyo gukiranuka. Ndabizi abantu benshi baba bafite n'inyota yo gukorera Imana ibyo ishaka, ariko ntibishoboka ko wakorera Imana ibyo ishaka utari waba uwo Imana ishaka. Ntiwaba ukiri muri cya gikombe cy'igicucu cy'urupfu mu maboko ya Satani uvuge ngo urakorera Imana ibyo gukiranuka. Ntibishoboka. Ntabwo byashoboka. Urabanza ukunga ubumwe n'Imana biciye muri Kristo Yesu. Noneho rero kukugeze ku Mana ukajya wamenye n'ibikorerwa kuri yo, n'ibikorerwa ku Mana ukajya wabimenya, ariko wahageze umuntu arabanza akaba umwana mu rugo akajya yamenye n'ibibera mu rugo rwose. Sibyo? Nibyo muvandimwe. Umuntu nabanza buwera, nabanza ngo tuzayisenga Imana, tudatinya, turi abera iminsi yo kubaho kwacu kose. Ariko Freddy, ntiwumva ko atari ukwera kwa none ngejo kube kwahindutse? Nibyo. Kuba uwera iminsi yo kubaho yego rwose kwawe kose. Ngiki kintu Yesu yatuzaniye. Yego rwose. Ntiyaje kutujyana mu madini, yaje kutugira abera, kandi umuntu akaba uwera iminsi yo kubaho kwe kose. Abadukurikiye bakomeze bahamagare dusangire. Nibyo. Nimero ni za zindi ni 0784 yego
42 57 turabategereje. Ubundi bwo butumwa bwiza. Yego rwose. Ubutumwa bwiza so bukubwira ko Imana igiye kuguha urushako, igiye kuguha urubyaro, noneho mu kazi bagiye guha promotion. Ibyo nibyo abisibirirwa babwira abandi bisi bagenzi ba. Ibyo ni bisanzwe. Yego. Turi mu isi irimo ibyo byose tuzanahura nabyo. Sibyo? Ariko ubutumwa bwiza bwavuye ku Mana nubuza kubwira abantu ko hari uburyo yagennye bwo kubakura mu mwijima ikabashyira mu mucyo. Amen. Igakura umuntu mu bunyacyaha bwo kwa Adamu ikamushyira muri Kristo Yesu ikamugira umukiranutsi wera umuziranenge mu Bakolosayi 1:21 gutyo niko havuga. Yego. Ngo turabera n'abazira nenge ndetse n'abatagawe. Erega muvandimwe n'ubundi n'ubusanzwe umuntu agenda bihura n'icyo ari cyo. Yego rwose. Niba umuntu ari intungane nyine aragenda nk'intungane, ariko nanone niba umuntu ari umunyabyaha aragenda nk'abanyabyaha. Ariko nyine ngo Imana yadukuyeho urubanza bidasubirwaho by'iteka ryose. Yego. Nayo ubwayo irabihamya ngo turabera n'abaziranenge n'abatagawe imbere yayo. Impamvu tutagawa abadukurikiye mu kiganiro ntirikorerwa ni uko Kristo Yesu yagawe mu mwanya wacu akishyura rero bikarangira kandi mu gihe kingana n'iteka ryose. Nyine niyo mpamvu natwe bavuze ngo hano turabera, sibyo? Iminsi yo kubaho kwacu kose ari igihe ubivugaga umuntu akavuga ngo urigereranije. Ati waba wera gutukiri ukiri mu isi. Ariko Imana yatugize abera, sibyo? Biciye muri nde? Muri Kristo Yesu. Bigomba kumvikana neza. Ubutabera bw'Imana bwarubahirijwe. Imana ntago yirengagije gukiranirwa kwacu, ahubwo yahaniye Yesu gukiranirwa kwacu kose. Yego. Bityo ubutabera bwayo buba burubahirijwe. Ibona ikiheraho itanga imbabazi. Nibyo muvandimwe ya mirongo mwasomaga nanone harimo undi mu Bakolosayi 1:23. Yego. Wavuze ngo namwe bari baratandukanyijwe n'Imana kera. Yego. Ngo yingishije namwe urupfu rw'umubiri we. Yego. Ngo kugira ngo ibashyire imbere yayo. Ngo murabera muri n'abaziranenge mutagawa. Amen. Amen. Ubwiyunge rero bwarabaye birarangira. Imana itegereje abantu kugira ngo bakire ubwo bwiyunge bwabereye i Karuvari ku musaraba. Ariko niba Imana ari yitwita abera kuko mu Baroma mu gice cya 8 niko havuga. Sibyo ngo ninduzarega intore zima. Yego. Ese ni Yesu ari wazipfiriye. Urakoze cyane. But Yesu ntabwo ibyo bintu yabikora kubera ko niwe yego rwose wazipfiriye. Bati se ni Imana? Bati ntibishoboka kubera ko niyo itwita abera. Ni nayo yatanze Yesu. Ku murongo wa 33 mu gice cya 8 cy'Abaroma nuko havuga. Uhereye ku murongo wa 31 havuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu umubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Yego rwose. Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi ariyo izitsindishiriza. Mbese nivuga ati bariya nta rubanza? Yego rwose. Kuko niyo mucamanza. Yego nibyo. Kandi hajya habaho ubujurire. Ariko Imana ni umucamanza wo hejuru. Hejuru ye nta wundi uhari. 34 ngo ninde uzaziciraho iteka? Ni Kristo Yesu kandi ari wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana adusabira. Amen. Bikaribu abantu badukurikiye mwaganira natwe munyuze kuri 0784 42 57 mu minota igera hafi kuri 7 dusigaranye. Namwe twasangira ijambo. Nibyo rwose. Nibyo kuko ni inkuru nziza y'umukiro ku bari mu isi yego bose. Nibyo
hariya Zakariya yavuze ngo Imana igendereye abantu bayo. Amen. Imana yagendereye abantu bayo iza kubacungura. Nibyo. Ubwo muvandimwe abadukurikiye mu kiganiro ntibikorerwa abantu bari kubipa ariko nibahamagare nibahamagare dusangire rwose ikiganiro. Abadukurikiye mu kiganiro ntibikorerwa bakwiye kumenya ko Imana nta handi ivuganira n'abantu mu cyabereye Karuvari ku musaraba. Amen. Ubwo wakubwira ko nyine hari ubundi buryo wavugana nayo yaba ari kukubeshya. Yego. Kubera ko mu bwiyunge bwabaye n'ibivuganira n'umuntu. Yego. Nunavuga ngo wavuganye n'Imana uzamenye ngo icyo mwavuganye nuko yagukuyeho urubanza muri Kristo. Twakiriye telefone. Yego mwiriwe neza, turavugana nande? Imana ishimwe muri kuvugana. Uherereye he Imana ishimwe? None ibyo bintu ngo ijuru ntirikorerwa ko twumvishe ko ari intore ahari kuri buri wese ntirikorerwa. Twakubazaga uherereye he Imana ishimwe? Yarafite ikibazo cyiza. Ni cyiza cyane. Yibazaga uburyo ijuru ridakorerwa. Ariko nenda kumubaza numvaga kana hafi ye ndi kubaza dekara kana kakoze iki kugira ngo akabyare kabe kari mu rugo rwe. Yego. Ubwo bivuze ngo nyine nta ukorera kuvuka. Ijuru no buturo bw'abana b'Imana. Ni iwacu. Biravuga ariko twebweho iwacu ni mu ijuru. Sibyo? Yego rwose. Nta mwana rero wakorera kujya kuba iwabo. Ahubwo no burenganzira bwe kuba iwabo. Ndetse ni naho avukira. Nibyo. Avuka hari. Nibyo. Ubwo ikimenyetso muvandimwe kimenyesha abantu ko batigeze bavuka ubwa kabiri nuko bashaka gukorera kujya. Nikigaragaza ko atari abana b'Imana. Nibyo. Nta mwana ni simusiga. Nibyo. Nta mwana ukorera kujya kuba iwabo. Bakita ikimenyetso simusiga. Nibyo. Tubibutsa nimero 07844257. Dufite iminota 5. Nibyo. Turagira ngo tuyisangiremo aya makuru meza. Nibyo rwose. Waba rero ari bugufi bwa telefone yahamagara tukaganira. Nibyo. Ijuru nyine ni umurage, ni umunani. Ego. Ntabwo ari igihembo cy'abakozi. Oya rwose. Umukozi w'Imana wabayeho n'umwe ni Kristo Yesu. Kuko ni abakozi by'Imana yashakaga wenyine. Niyo mpamvu yitwa umucunguzi. Birumvikana. Ego rwose. Imana ubwayo niyo yaje gucungura umuntu kugira ngo ikore ibyo umuntu atari kubasha gukora. Ariko nirangiza bibarwe kuwo yabikoreye. Si byose? Nibyo rwose. Ngiyi mpamvu ijuru ridakorerwa. Kuko riba rikorerwa Yesu yaba yarapfiriye ubusa cyangwa se umucunguzi yaba yarakoze ubusa. Nibyo rwose. Ariko nta niho hava ishimwe. Reba ishimwe Zakariya yarafite. Ngo yuzuye umwuka wera arahanura. Ariko yahanuraga iki? Yahanuraga icyo gikorwa gikomeye Imana yendaga gukorera abari mwese. Uyu munsi turaturunga mu ry'umuhanuzi Zakariya, turunga mu ry'umuhanuzi Esaya. Yego rwose. Turunga mu rya Habakuki wavuze ngo nayo imitini itatoha bagahingira ubusa imyelayo inzabibu ntizere. Nta cyambuza gushimira Uwiteka nkanezerererwa Imana y'agakiza kanjye. Ishimwe nyakuri ndishingiye kwako gakiza kabari mwisi. Kanatinyura umuntu akaba mwisi ataratinya urupfu. Kubera ko abazi ngo urupfu ni ruza ruzanyinjiza aho badapfa. Ruzangeza noneho hahandi nateguriwe n'Imana yanjye. Nibyo rwose. Nyine tugana no ku musozo. Abadukurikiye mu kiganiro ijuru ntirikorerwa ni bararana umunezero. Yego rwose. Ko nta mwenda w'icyaha Imana ikibabaraho. Ko ibyo yakabaye ibabaraho yabibaze kuri Kristo Yesu byose kandi kabimuhanira. Yego rwose. Akaba yarishyuye mu gihe kingana n'iteka ryose. Amen. Nyine tuba tunezerewe natwe. Ariko tunanejejwe nuko abantu bakomeje n'ubundi kwizera urupfu guhambwa no kuzuka bya Yesu Kristo bagakurwaho urubanza. Amen. N'ubundi rero twakiriye umuntu tujya iminota mike nk'ibiri. Fine FM. Turakumva neza. Yego mwiriwe. Yego Teofile uri heherere? Yego. Yego.
hari icyo ntabashije gusobanukirwa neza nagira ngo mufashe. Nyarutsa ikibazo cyawe, iminota yagiye. Ko mwavuze ko ijuru ridakorerwa. Yego. Yesu yaba yarashatse kuvuga iki muri Matayo 11:12 aho yavuze ko uhereye igihe cya Yohana umubatizo ukageza none ubwami bwo mu ijuru twaharanirwa inzarane zibugishamo imbaraga. Ayo ni amagambo meza, ariko iminota dufite ni mike, turaza kugusubiriza inyuma. Arunganirwa nari muri Luka 16:16 n'ubundi hose yaravuga ngo amategeko n'abahanuzi byagarukiye kuri Yohana. Uhereye icyo gihe hatangiye kwigishwa ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, buri wese arabutwaranira. Ni ubu butumwa bwiza nyine bukwiye gutwaranirwa. Ubwo butumwa bwiza nabwo butandukanye bute nyine. Turagusubiza iminota yagiye. Urakoze. Tugiye kuvuga nimero uhita uduhamagaraho kano kanya, cyangwa ko ugumaniyo aba ari uza gukoresha ariko mu kanya nko mu minota 3. Urakoze cyane. Muvandimwe, twakibutsa abadukurikiye n'ubundi tunasoza ko bakwiye no gukomeza kudukurikirana ku rubuga rwacu rwa YouTube Ijuru Ntirikorerwa TV, channel yacu, aho dukomeza gusangira ijambo ry'ubutumwa bwiza. Tukagira na Facebook page yacu n'Ijuru Ntirikorerwa, aho bakomeza gukurikirana byinshi cyane. Hariyo bene data bakomeza kubafasha. Dufite n'igitabo Ijuru Ntirikorerwa, aho abadukurikiye bakibona bagakomeza gusobanukirwa byinshi cyane. Ubwo rero navuga ngo nimero zanjye nazitanze. Yego, ni 0788 54 1502. Ubwo ikiganiro na kagaruka ku cyumweru saa moya kugera saa 2. Murakoze cyane. No kuwa kane nanone. Yego muvandimwe. No kuwa kane guhera saa 12 kugera saa moya. Amahoro y'Imana abane naberejwe muri Kristo Yesu n'iteka ryose. Amen. Amen.